Nguhaye ikaze kuri Kigali The Twilight Talks Entertainment. Nk'uko mumaze kubimenyera abakanze subscribe barabizi ko nkugeza amakuru y'ibyamamare abari kugenda avugwa hirya no hino mu bintu biba bigiye bitandukanye. Nibyo tuba tugarukaho cyane cyane ku bahanzi cyangwa se ku basitari baba bibandwaho hano mu Rwanda, baba bagarukaho cyane mu binyamakuru, nibo tuba tugarukaho. So uyu munsi rero nkuzaniye inkuru n'inkuru y'uwo bita Bruce Melody, nkutangariza ko Bruce Melody ari mu gihugu cya Nigeria mu gutunganya amashusho y'indirimbo yitwa Soweto. Ni ukuvuga ngo mu rugendo bari barimo gukora cyangwa se bari bagiyemo ubwo bari ku kibuga cy'indege, bagize gutya baganira na YouTube channel yitwa 155am. Murabizi ko 155am ni inzu imutunganyiriza imiziki inamurebera mu nyungu nk'umuhanzi. Ubwo yaragiye kujya muri Nigeria, ubwo bari ku kibuga cy'indege bafatana breakfast n'iki, bagize gutya baganira na 155am. Murabizi ko inafite YouTube channel, ubu ngubu bari kugenda kabisa bakura, dore ko bayitangiye vuba cyane, nta mwaka urimo YouTube channel yabo, nta n'amezi 6 arimo, bayitangiye vuba cyane. So rero bagize gutya baganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye nabyo tugiye kugarukaho, aho bagiye bamubaza ibibazo bitandukanye nk'ibyuko yibagishije inda, ibyuko yanze gutanga indezo, ndetse n'ibyuko yatinze gusohora album, ari nabyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro cyacu. So mpereye ku cyuko yatinze kurekura album, ubwo yari yarasezeranyije abakunzi be ko azayisohora mu kwa gatanu. Yavuze ko bashobora kuba bategereje, dore ko ukwa gatanu kutararangira, ubu ngubu iyi album akirimo kuyikoraho, kandi akaba yabijeje ko izasohoka cyane vuba, kandi ko ngo yabanje gutegereza ngo abantu basonze, kuko ntabwo ngo wajya kurya ngo haze ngo ibiryo bizakuryohere, ngo yategereje ko abantu ngo babanza gusonza, ndetse ngo yanabikoze abishaka. Noneho ubu ngubu yavuga ko aribwo agiye kuba yazirekura, kandi ko bundi mu by'ukuri Bruce Melody tubona ko ubu ngubu afite akazi kenshi, bitewe n'uko bari kugenda batunganya biriya bijyanye na Kigali Universe ndetse n'indi mishinga myinshi. Ariko ubu ngubu yavuze ko ibintu byose biri kugenda bijya mu buryo, n'urugendo yavuze ko ruza kumara umunsi umwe, bakagenda bagashutinga bakagaruka, nta minsi bari buze kumarayo, dore ko gushutinga ngo ari ibintu biba byoroshye mu gihugu cya Nigeria. Ni indirimbo bivuga ko ahari azafatanyije n'umunya-Nigeria, simbizi iyo ndirimbo yitwa Soweto, wenda reka tuyitegereze niza tuzabimenya. So ndetse yavuze ko muri uwo munsi n'ubundi ngo bazaza bagakomeza bagutegura ibintu bijyanye na Kigali Universe. Murabizi ko Kigali Universe isigaje umunsi umwe gusa, dore ko izatangira kuwa gatandatu, mu bintu bijyanye no kuyifungura. Ndetse yagiye navuga ko ngo ubwo bazaba bari gukina, dore ko ikipe ye ya Bruce Melody ndetse izahura n'iyo mu legend bita uriya Jimmy Gatete. Yavuze ko naramuka atsinze igitego rwose ngo azahita yiviramo, yavuze ko azahita ava mu mukino, n'ubundi ngibigwi bizaba byanditswe ko azaba atsinze igitego kabisa, kandi ayo mateka ngo ntawe uzayakuraho. So tuvuye kuri ibyo ngibyo rero, Bruce Melody ikindi yatangaje ni icyuko ngo ibyuko ngo yanze gutanga indezo. We yavuze ko icyo kintu yatanze umurongo ugaragara, avuga ko ngo atazongera no kukivugaho, nyuma yo kubona ko umwana ari umuntu ukomeye, nta mpamvu yo kwirirwa umuzana nyine mu biganiro nk'ibyo ngibyo. Yavuze ko atazongera kujya akivugaho. So nta bindi birenze rero yavuze. Ikindi bamubajije ni ikijyanye n'uko ngo yibagishije inda. Ahangaha yatangaje ko ngo inda niye, kandi nibyo akwiye kwikorera, ngo nibye we, ngo icyo abafana bakwiye kuba bagenerwa ni ikijyanye n'ijwi, keretse ngo ijwi rigize ikibazo ngo nicyo cyaba ari ikibazo. Ariko ngo ibijyanye n'inda ngo cyangwa se niyo yacika ino, ngo ashobora kwambara n'inkweto ngo ubuzima bwe bwose, maze ubundi ngo ntimuzigere mubona ko yanacitse ino. Ariko ngo ibijyanye n'inda rwose ngo nta kibazo, ngo niyo yaba yarabikoze ngo nta mukene burya ngo ukora ibyo ngibyo, ngo bikorwa n'umuntu ufite agafaranga. So nta bindi birenze rero, nta bindi birenze byari byo kugutangariza ibyuko Bruce Melody ubu ngubu ari mu gihugu cya Nigeria gutunganya amashusho y'indirimbo yitwa Soweto, dore ko hambere yavuze ko ari imwe mu ndirimbo ngo zabashije kumugora, kandi akaba ari indirimbo ngo izaba iriho, izaba igaragara tu. Ni indirimbo ngo izaba igaragara, ngo kandi arabizi neza ko muzayikunda, akaba ari nayo mpamvu ariyo ndirimbo ngo yahisemo gusohora bwa mbere.
nta bindi birenze nanje kukubwira, nta bindi birenze. Reka dutegereze turebe iyi ndirimbo uko bizaba bimeze, ndetse twitege ko n'uru rugendo rwo muri Nigeria, dore ko ubu ngubu ariho ari, yagiye ku munsi w'ejo. Ubu ngubu ndakeka n'indirimbo ubu barimo kuyikora cyangwa se barayikoze, dore ko muri urwo rugendo ari kumwe n'uwo bita Kenny akaba rero ari umuvandimwe wa Coach Gael. Iyo Coach Gael adahari, ubwo uwo Kenny niwe uba umeze nk'uri ku ruganda, niwe uba uri kumureberera, ndetse akagenda nyine anamupresenta, anashora amafaranga nyine, ngira ngo muri kubyumva, ameze nk'ari we manager we iyo Coach Gael adahari. Nta bindi birenze nanje kukubwira, byari ibi ngibi. We kanda subscribe kugira ngo ugerweho n'andi makuru yose abagezweho uwo mwanya, dore ko nta kintu na gito bashaka ko kigucika hano kuri Kigali The Twilight Talks Entertainment. Bakanda subscribe bo mumaze kubimenyera, nawe turayikanda yikande vuba vuba kugira ngo atazajya hagira na kimwe kigucika. Murakoze cyane.